Bwoko bw'Imana muraho. Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Nyemerera usuhuze mugenzi wawe mwicaranye mubwire uti mwenyura, Yesu aragukunda. N'abarakaye mwihangane mukureho amenyo mumwenyure kuko mu ijuru hari Yesu wakunda. Haleluya. Mbatuye isomo riri muri Zaburi 119 aho ihimbazwe yarari mu kanya ku murongo wa 73. Haravuga ngo intoki zawe nizo zandemye. Haleluya. Intoki zawe nizo zandemye kandi intoki zawe nizo zambumbye. Ababyumvise mutamen. Intoki z'Uwiteka nizo zaturemye. Abamuhimbaza mwongere mutamena. Abamuhimbaza mwongere mutamena. Mwongere mutamena. Intoki z'Imana nizo zaturemye. Ntabwo twabonetse kuri uyu mubumbe kubw'impanuka, ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana. Nizo zaturemye kandi nizo zatubumbye. Uko waba uri kose, uko waba usa kose, nezezwa nuko muri uyu mwanya wavuye mu biganza by'Imana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Ayo mahoro ni yandi umushonji agira ntavuze induru, ni yandi umushomeri agira ntateza akavuyo, ni yandi umukire agira ariko akazirikana yuko hari n'abandi bayakeneye, ni yandi umuntu ashobora kugira arwaye indwara zidakira kwa muganga baramutakarije icyizere, ni ya mahoro umuntu ashobora kugira abaganga bamubwira bati genda utegereze umunsi wo gupfa. Wasanga uwo murwayi kwa muganga ugasanga haryamye yarashonze yarashize, ariko wamureba yakura amaso akakureba ukabona aramwenyura. Ayo mahoro niyo mbifuriza nongera kuvuga ngo ayo mahoro y'Imana abane namwe. Si amahoro y'umutekano dufite nubwo dushima Imana ko tuyafite, ayo mu gihugu ni meza, ariko ayo mahoro ni amahoro aturuka mu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ni amahoro umunyabyaha abona agasigara afite umutima utamucira iki urubanza. Ni amahoro umuntu agira mu rwe ruhande ahamuzengurutse akabana n'abantu bose amahoro, akagenda mu nzira yumva ntawe yikeka, atagenda inyerera mu cyama ashaka guhunga umuntu ngo badahuza amaso kuko yamaze gukura inkomyi hagati ye na mugenzi we. Ayo mahoro agaturuka mu mutima. Ni amahoro yitwa kwihana no kubabarirwa ibyaha. Niho aturuka. Dawidi muri Zaburi ya 34 yaravuze ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikira. Nkunda iri somo kuko niryo mberaho kenshi. Nkunda iryo somo kuko ijuru ryarisohoreje muri njyewe. Ayo mahoro nkayabona. Nta kindi ndamutso nabaha, nta yindi nababwira uretse kongera kubabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ayo mahoro abagabo n'abagore barayakeneye. Nasomye amagambo avuga yuko abantu benshi bari mu itorero, abagabo n'abagore benshi bariho badafite amahoro, bariho badafite ayo mahoro kuko banze inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, inzira yitwa kwatura ibyaha. Amagambo ari mu nyandiko mu gitabo cyitwa inyandiko za Pawulo ku ipaje 101 aravuga ingingo yitwa kwatura ibyaha no kwihana. Iyo ngingo yananiye abagore n'abagabo benshi bari mu itorero. Niyo mpamvu benshi bagendana imitima ibarega ibyaha, babuze ayo mahoro. Mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze ku rupapuro rw'101 baranditse ko abantu bakeneye amahoro bagomba kwatura ibyaha byabo. Haranditse ngo n'umubwirizabutumwa wakoze icyaha kikagaragarira amaso y'abantu imbere y'abizera, pasitori, umurayiki, umunyabyiciro, mukuru w'itorero, agakora icyo cyaha kikagaragarira amaso y'abantu, ngo abagomba kukihana akacyaturira imbere y'iteraniro kandi akacyatura kivuze mu izina, mu byuzuze mu izina. Abo bantu nibo bazajya mu ijuru.
ibindi ni siyasa, ni igipindi, ni ukunezeza abantu, ni uguha abantu morali, ariko irembo ry'ijuru rifunze. Nongera nsoma amagambo akomeye, niyo twasoreza kuri iki cyaba gihagije. Ari mu butumwa bwatoranyijwe igitabo cy'umuhondo volume ya mbere page 257, amagambo avuga ngo hari abibesha bakibwira yuko nibatura ibyaha byabo ngo bizabambura icyubahiro cyabo bafite muri rubanda, ariko barandika ngo abo bantu bakwiye kwihana, ngo gwira rutarumeneke. Ayo magambo yaranejeje, gwira rutarumeneke, ngo ntacyo kwatura ibyaha byawe bizagabanya ku cyubahiro cyawe, ngo nubwo imbere y'abantu watakaza icyubahiro, ngo Imana izakongera icyubahiro cy'ijuru. Ababyumvise mutameni? Iyo nzira yitwa inzira yo kwera. Yesaya yavuze muri Yesaya 35 ko iyo nzira naho umugenzi naho yavuzwe atazagenza gute? Atazayoba. Mu ndirimbo dufite indirimbo ya 11 harimo amagambo avuga ngo mukiza mukurikire, naho iyo nzira yabikukumuka, kuko irasaba kwitera inkota no kwibabaza, kwatura ibyaha usaba imbabazi wowe wahemukiye, usubiza iby'abandi, harimo n'iby'Imana. Ni ibintu bigoye kamere yacu, ngo naho iyo nzira yakukumuka emere uyinyuremo. Yesu nawe kugira ngo atubere urugero rwiza yagenje ate? Yayinyuzemo. Korali yo ku Muhima yitwa Abagenzi, Abasaruzi y'Inyamirambo, yaririmbye indirimbo iravuga ngo komeza inzira y'ukuri n'ubwiruhije, niyo Mose na Eliya banyuzemo, nubwo ibyo ubona rumaku wicika intege, dore ugiye kugera imuhira, umunsi ugururiwe wakura mukanyura, nibwo tuza ruhuka imiruho, amarira yacu azahinduka ibitwenge, tugiye kugera iwacu. Haleluya. Iyo ndirimbo ndayibatuye. Komeza iyo nzira, niyo nzira y'ukuri, inzira yo kwera no kwatura ibyaha, nubwo ibyo ubona ari umwaku, ariko abari kunyura iyo nzira bari gukabakaba ku marembo y'urugi Siyoni. Nshuti zanjye, ndabifuriza kugira imyiteguro myiza, ndabifuriza gutunga ayo mahoro, kandi ngo ayo mahoro nanjye Satani ntazayanyage, kuko indirimbo twaririmbaga kera muri ADEPR Pentecoste twari dufite indirimbo ngo amahoro Yesu aha abantu be, ayo mahoro aturuka mu kanwa k'ababarirwa ibyaha, ngo ntagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza uyafite, ngo ariko utayata ntabwo yamukurwaho, utata ayo mahoro batatira igihango asubire mu nzira zabuzanyijwe. Ayo mahoro kanseri ntabwo yayamwambura, nicyo bivuze. Ayo mahoro ntabwo sida na diyabete byayakwambura, ntabwo ayo mahoro kuba umupfakazi no kuba imfubyi byayakwambura, ntabwo guterezwa ibyawe cyamunara n'ibindi byose bitugoye muri ubu buzima, no kubura diplome wararaje amaguru mu birenge mu mazi ushaka kuyibona, bikarangira utayibonye, bikarangira utageze udahayira abandi bahayira. Ntabwo ibyo bibazo n'ingorane byose byakwambura uwo muntu amahoro, kuko ayo mahoro ari Yesu yatanga atuye muri we, utayatanga yirengagize ntabwo yayakurwaho. Ayo mahoro ndayibifurije. Shimye Imana yongeye kunzana iwacu Rukoma muri aho. Uwiteka abahire kandi abahe umugisha. Hashize igihe kinini tutabana. Icyo mfite uyu munsi mu kukiganira ijoro ryampaye tuganira mu cyigisho, ntaho gitandukaniye n'ibibwirizwa byose byahise hano. Kandi uyu mwana witwa Himbazwe arakoze cyane, kuko atweretse ko ibyanditswe byera ari ryo rufatiro rwo kwizera kwacu. Amen. Mu gitabo cyitwa Uburezi nsongera ku byo amaze kwigisha, cyangwa se bita ngo edikasiyo ariko tugifite mu Kinyarwanda, cyaraje ku rupapuro rw'127 handitse amagambo avuga ngo ujya muri Bibiliya
ujya muri Bibiliya n'umutima uciye bugufi ngo azahuriramo na nyir'ukuyandikisha. Ababyumvise mutamenye? Ujya muri Bibiliya n'umutima ugenje ute, wicishije bugufi, umutima wihana, azahuriramo na nyir'ukugenza gute? Mu yandi magambo, Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Atuye, wabyumvise di? Atuye, Imana iri kumwe natwe. Ubwo ujya muri Bibiliya azahuriramo na nyir'ukuyandikisha. Ninde? Imana iri he? Ariko ntibivuge cyane, iri he? Wabyumvise mutamenye? Ariko uyu munsi wa none Satani yateje abantu ikizibakanwa cyo kudasanga Imana, ahubwo bifuza gusanga abapfumu bacurika Bibiliya. Ngo Imana ibanyakanyarira, Imana iba mu bihanamanga, Imana iba mu bisimu, Imana iba kwa muri Zen-Temple, Imana iba muri Station, Imana iba muri ADPR, Imana abantu Imana barayanze. Imana aho ituye nayivuganira nabo ntibashaka kuhajya, ahubwo barashaka kujyana n'inyigisho zijyanye n'amarangamutima, zijyanye n'irari ry'abantu bagenje gute bigisha. Bifurije gusanga Imana, kandi yaratubwiye ngo muzashaka mu mboni n'umushaka mu mutima wanyu. Ubwo kuyishaka rero ni ukurambura impapuro, dushakashaka Imana, dushakashaka. Haleluya! Mbifurije gushaka Imana. Byanditswe byera nirwo rufatiro rwo kwizera kwacu. Mwana wacu, Imana iguha umugisha. Hashize igihe kinini abo duherukana, abo tutaziranye, bababwiye amazina. Nitwa Twayisenga Emmanuel mwene Mashabari na nyina Nyinamaporo. Mashabari wa Kayitare, Kayitare ka Mondo, rya Mondo, rya Nyanyundo, rya Nyundo, rya Semishogoro, bitinde gasanibira. Ariko muri ayo mazina Imana yahinduye amateka, havuka Twayisenga. Burya y'Imana Twayisenga. Ndabaramukije namwe rero tutari tuziranye. Imana ibaho umugisha. Nejejwe nuko Imana yashimye ko kuri Isabato mboneka ahangaha, ndetse nkabazana na pasitoro uyobora intara arambarizwamo wanjye Kamari Medari. Niwe wari kubwiriza hano, ariko birahinduka ajya ku rindi torero ansiga Aminda ya Bukuru. Ndabashimira abayobozi ko mwongeye kunyakira. Imana ibaho umugisha. Twagize umugisha rero mu ntara yacu ya Rukoma, kuko ndi hano hari ubinyambura ko twagize umugisha wo gusurwa n'abashyitsi batandukanye ariko bacu. Nanjye naje muri ubwo buryo, nishimiye kongera kubana namwe nyuma y'igihe kirekire tutabana. Ndashima Imana, nyuma y'imyaka 8 ndi mu mubabaro wo kuba mwishuka njyenyine, uyu munsi Imana yaranshubije. Ubu maze umwaka mfite umuntu uti. Urumva rero abo bitagezeho mumbabarire, ariko abo byagezeho mwarakoze. Imana rero ihabwa icyubahiro. Ndacyategereje n'ibindi Imana wenda izabikora, mfite kwizera. Reka tujye mbere tuzirikane indirimbo y'121 tumaze kuramukanya. Reka tujye mbere. Indirimbo y'121 iravuga ngo nzasingiza urukundo. Ijambo Imana yampaye tugiye kuganira muri uyu mwanya, kubera ko igihe gisa n'igikuze kandi nifuza kubatinza, ni ijambo rivuga ngo ntuzibagirwe. Ntuzagenze ute? Ntuzibagirwe. Muri ubu buzima tubayeho uyu munsi, ndagira ngo usubize ibitekerezo inyuma. Urwego uhagazemo urwo ari rwo rwose, ubuzima uhagazemo urwo ari rwo bwose, ndagira ngo duse n'abanyarukana akanya gatoya, wibuke yuko ukomeza uku nguku nawe uhagaze aha, hari abandi bantu batumye umera uko umeze. Hari abatumye ugera aho ugeze. Abagize amahirwe mukiga mukabona diplome, mwihangane maze iminsi ndwaye, imaze iminsi Burasirazuba ndi mu mavuna yateguwe na y'inyoni, mpava nararwaye. Isabato ndakukuza njya kubwiriza ku itorero ryacu rya Bimomwe, na n'ubu indwara rero niraki, ariko ijuru ribuze kudufasha. Diplome ufite ku bagize umugisha wo kuzibona, ukwiye gutekereza umuntu waguhaye inama mu ishuri uburyo uzajya ukora etide. Ni birebire cyane. Abarimu bagiye bagufasha
ni birebire cyane, abagiye bagufasha kubona minerivare ni birebire cyane, ariko uyu munsi ukaba uri porofeseri cyangwa uri diregiteri cyangwa ufite ubundi bushobozi runaka mu mibare n'ugukora ntabura ahantu warabonye akazi n'ibindi byinshi cyane. Ndagira ngo use n'ujyana ibitekerezo n'ubwo utabimarayo byose, ariko ugerageze wibuke umuntu ushobora gutuma ugeze aho ugeza. Ntuzibagirwe umubyeyi wakureze yemwe bana bato, akakugendana amezi 9, akuvomana, agukuburana, agutekana, akozanya amasahane, ukagendana nawe mu nda amezi 9, yamara kukugeza imusozi ukituma akaguhera, ukanyara akakuhagira, ukagenda ukigaragura mu byondo akagufata akagukarabya, akakugurira udusarubeti, ukatwanduza akadufura, ukatwitumamo, akayafata, akayamesa, akamutonyora intoki. Uyu munsi wa none ukaba umaze kumera uko umeze uku, ku rwego uriho wabaye inkumi ibere riri gutitira rwose ntako risa, abasore mwongeye kwambara pocket down rwose mwumva mumeze neza, abantu mwese mufite uko mutangiye gusa naho mubaye mufite ubushobozi. Uramenye ntuzibagirwe mama wawe wakubyara. Abantu bajya bibagirwa vuba. Data Mashabari yigizaho umuntu inka, amuha inka bimuhana n'inyana yayo ifite icebe, aragenda amuha inka yitwaga Indangamirwa, ayikura mu rugo, ariko ayiha umuntu utaramukundaga. Hari igihe ugirira umuntu neza ukamugira neza atagukunda, ariko wowe ntugacogore gukora neza, ugacogore gukora neza. Ndashima Imana ku bw'itorero rya Rukoma, muhagaze neza mu busonga. Icyo dufite kuri iyi sabato no gushima Imana. Ni ikibwirizwa cyo gushima Imana, ariko twongera tunibuka ngo tutazasubira inyuma. Amen. Tumere nk'abagatulika ngo komeza inzira wagenje ute, watangiye we gucika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Iyo ni iwacu twajyaga turirimba mu gatulika iwacu kera. Data arangije amuha arahimbarwa. Nagize umugisha ko mu kwa munani ngiye kuzakora ivuna iwacu mu Itongo, ngiye kuzabayo mare y'ibyumweru 2, ahari amateka abo twaganiriye munsi, ngiye kubana n'abakuru b'itorero hari amateka kuva ku itariki 10 z'ukwa munani. Aha amateka meza atyo, nta data magira, nta mama magira, nta murumuna wanjye magira, nta data wacu, nta murumuna wanjye, nta mubyara, nta masenge, umuryango w'abantu 50 bose warashize. Imana irafasha tubaka urusengero mu Itongo rya data, ngiye kubana nabo dusangira ubutumwa bwiza. Ndashaka kubabwira ko urukundo rukwiye kurenga ibibazo dufite, urukundo rukwiye kurenga abanzi dufite, urukundo rukwiye kurenga inzigo dufitanye igihe kirekire, urukundo rukwiye kurenga hagati y'umugabo wasuzuguwe n'umugore, n'umugore agasuzugura umugabo. Urukundo Bibiliya tubwira ngo tukatwikira ibyaha bingana iki. Urukundo rukarenga umukuru w'itorero mugenzi wawe wakurenga igitsure, rukarenga mugenzi wawe musengana ahangaha mureba na ingwe. Urukundo rugatumbagira rukarenga ibyaha byacu, kuko ku isonga hari urukundo niyo wadukunze tutaramumenya. Yadukunze urukundo rutagira akagero. Mu Efeso igice cya 1 haravuga ngo kuko yadutoranyije muri we isi itaragenza guteze, itararemwa, ngo adutoranyiriza muri we kugira ngo duhinduke abera n'abaziranenge, tutariho umugayo mu maso y'Imana. Urwo rukundo Pawulo yarwandikiye Abanyafilipi igice cya 2 umurongo wa 4, aratubwira ngo mugire wa mutima wari muri nde, wari muri Kristo Yesu. Ngo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyabonye ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ngo yigumire mu ijuru tumaze gucumurira muri Adamu, ngo ahubwo yisiga ubusa, afata akamero k'umugaragu w'imbata, araganduka ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba, yambara ubusa ku musozi ku manywa y'ihangu. Umusore w'imyaka 30 bamwambika ubusa buri. Burya bagerageza gushyiraho urubindo n'utundi tuntu, ariko ku musaraba Yesu bamwambitse ubusa buri. Abadayimoni bavuga bati akorwe n'isoni ave ku musaraba adacunguye umunyabyaha. Yesu ntiyita ku isoni. Uwahera igice cya 12 haravuga ngo ntiyitaye ku isoni z'ubwambure bwe,
y'umusaraba yemera gucungura jye nawe nahimbazwa. Urukundo rwa Yesu rwarenze ibyaha byacu. Ijuru rirashaka ko nibwo tugira mbere yuko dutaha ijuru. Urukundo rwa Yesu rwarenze ubugoryi bwacu. Abahisi n'abagenzi bamwitaho ku musaraba bamuzunguriza umutwe ati vrema igicucu nk'iki ngiki. Tireba ukuntu bakimanitse ku musaraba ngo kirwaga gikiza abantu, naho nikikize. Satani anyura mu gisambo kimwe gihakana Imana, kiramubwira ngaho ikize natwe twemere, natwe dukura ahangaha ku musaraba. Ikindi kiti ntabwo uzi icyo uvuze, kimwe kirizera ikindi ntikizera. Ibyo bisambo bibiri bihagarariye abizera ku isi babiri kandi bari mu rusengero. Bamwe bizera ari abizera by'ukuri, abandi batizera by'ukuri. Hagarariye bakiriye imbabazi z'Imana n'abatarazakiriye. Abo bose Imana niyo ibazi, bari mu rusengero. Bihagarariye ibisambo bibiri, wemera ibyaha by'akabyatura. Igisambo kimwe kirabyemera kirabyatura, ikindi kigumana ibyaha byacyo, kirashaka gukizwa ngo kijye mu ijuru ariko kitanyuze inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Urwo rukundo rwa Yesu Kristo rutuma yiyambura akamero k'ubumana, araza ajya mu bisobanuro twongere tujyaneyo. Aragenda asiga abamarayika bamucurangira n'inanga, acurangirwa n'imibu n'ibibugu, aribyo biri gutumbuka mu kiraro kugira ngo azashyikire umutindi nkanjye nawe. Hashimwe Yesu wabikoze. Urwo rukundo rukwiye kurenga, rukarenga amakimbirane n'ibibazo dufite. Isabato y'ubutabazi Imana natwe ikadutabara, ikaduha urwo rukundo, kuko ntabwo muri twebwe muri kamere yacu turuvukana. Ijuru niryo rishobora kuruduha kubw'ubuntu bwayo, kandi ijuru ryemeye kurutanga ku muntu wese Imana ibidushoboze. Wa rukundo rubabarira byose. Dusoma mu rwandiko rw'Abakorinto igice cya 13, rukibabarira byose, rukiringira byose. Urukundo rudatekereza ikibi ku bana, ntirugire ishyari ngo mwene se yatera imbere ukabazwa nuko hari aho ageze. Yahagara hano mu rusengero hari abagira ishyari bakagira ishyari bakoze neza. Yahiga ibihumbi 100 azatanga cyangwa 200 ugahekenya amenyo kubera ishyari. Itsinda ryatsinda riyobowe na kanaka kuko utamukunda, yahaguruka ati tugeze ku bihumbi 500 ukababara ukumva iryo tsinda ryasenyuka karivamo rikajya ritsindwa. Ubugome bwa Satani kandi ukabiririmbana. Nasomye amagambo avuga mu gitabo cy'inama z'Itorero ngo umunyeshyari nta cyiza abona ku bandi, ibyiza abandi bakoze aravuga ngo yewe iriya korari iririmbye neza, korari urumuri Imana ibaha umugisha. Iririmbye neza ariko yaba itaririmo kanaka. Iririmbye neza yaba itaririmo nyirakanaka. Yajya kuririmba ukareba ku ruhande ukumva mu majwi biraryoshye ariko ukumva ntiwayireba mu maso, warashize. Uwo mutima ntushobora gutuma ugira ibyiringiro byo gukira, ntushobora gutuma uzazamuka iki kirere. Umutima wawe ibyo urwana nabyo birakurusha imbaraga. Takira Yesu kuri Isabato nawe gutabara, kuri Isabato y'ubutabazi. Abantu benshi muri ubu buzima, nicyo nababwiraga, bafatira ku makosa ya bagenzi babo, bakirengagiza ibyiza bagenzi babo bigize kugira. Wakora ikosa rimwe muri ubu buzima bagasenya 99 wigize kugira byiza. Ariko mu rukundo rw'ijuru tudakwiye kwibagirwa, ruratubwira ngo yakoze kimwe kibi, 99 yabikoze neza. Renga kimwe kibi wibuke ibyiza 90 yakoze, wongere nawe umukunde. Haleluya. Urukundo rw'Imana rurenga ikibi rukareba icyiza. Uramenye ntuzibagirwe urwo rukundo Imana yagukunze. Ntuzibagirwe umuntu wigize kukugirira neza nubwo nyuma yawe yakugiriye nabi. Hari impamvu nibuka ibi bintu iyi wacu tuvuka. Umuntu umwe wafashe mukuru wanjye akamuca umutwe, akawutembere nagenda uzunguza utembere na tigore nguyu wari usigaye. Mbere y'ayo mateka mabi niwe muntu wabaga dufashe gukwaha, tugendana nawe afite radio acuranga indirimbo yagendaga ngo umwambaro w'uwo mwana shengewe na 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 mwihangane kwiririmbira ku ruhimbi na 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 na. Murasiza bakera muri karahanyuze, niba babaga dufashe mukwaha agenda tugurira ibyo bitaga amabenya, atugurira ubunyobwa, tugenda tunda radio
tugenda turirimba tumushagaye inyuma turi abana, niwe wazaga iwacu akicara. Data akazana igicuma cy'inzoga nziza mwikamiye bakayisangira, iyabo yashya vuba nabo bakazana ikindi gicuma iwacu yashya nabo bakajyana ikindi gicuma iwabo, bakabaga ihene bakicara bagafata ibiti by'inturusu bagashyiraho imishito bakabikokora, bakotsa ihene bakarya bicaye ku marembo banywa inzoga bahuje banezerewe, tukarara aho tubonye tukajyaho tukaryama, bakabana bakava iwabo bakaza iwacu tukaryama, buri wese yita habonye ko ari iwabo. Ariko gice cyane cyaca mu kanya gati 94 ababigize umwaka. Ariko ndashaka kukubwira iki, ntuzibagirwe ibihe byiza wigize kugirana n'inshuti yawe nubwo yaba yaragizwemo n'umwanzi. Gerageza usubize ibitekerezo inyuma, ariko sinshaka gutinda cyane mu by'ubuzima. Ndagira ngo kuri iyi sabato mbabwira ngo ntuzibagirwe Imana yakubumbye mu biganza byayo. Ntuzibagirwe Imana yakuremye ukiri urusoro mu nda ya mama na papa wawe uri ibitonyanga by'amazi, ikabirera bimeze nk'ibimwira bititira, bikaba byaravuyemo iyo nkumi nziza, uyu musore mwiza, uyu mugabo w'igikwere, uyu musaza uri gusaza, aba bana beza baricaye hano, bakaba baravuye muri ubwo busabusa mu biganza by'Imana. Nshuti zanjye, ujye wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Ntuzibagirwe. Data arangije agirira neza uwo mugabo amuha inka, ayimuhanga n'inyana yayo. Birashoboka ko twagize umugisha wo gutsinda hano, Imana ihimbazwe mu busonga. Sindi buhatinde ngo njye muri byinshi uko muzehe yavuze, ariko hari igihe inyiturano yawe waba wituye Imana muri ibi bihe yaba imeze nk'iyo ngiye kukubwira. Igihe kiragera, data atanga inka n'inyana yayo n'icabe ry'amata, abishwanira na mama mu rugo. Mama ati nigutukura amata mu rugo n'inka ukabitanga. Data yarahimbarwaga cyane. Twari dufite umusozi munini cyane umanuka ugakora ku Kivu, wanezera ati ngo waye uzatera ishyamba, wanezera ati ngo waye aho uzatera ikawa, wanezere. Noneho aragenda ava hanze agera no mu ntoki iwabo Nyiramapoli bari abatware b'ibwami, bari bafite intoki nyinshi cyane kuko se wa mama yari umutware afite ikibaya kinini kirimo intoki. Agera no mu ntoki Nyiramapoli ati rero tanga ibyo kwa Kayitare uve ku byo kwa Rutwaza. Ibyo mashabari niya bikangwa, yari umuntu ukunda guserebura akanezerwa. Nuko njye nabuze ibyo ntanga, ariko nanjye ngira impano yo gutanga. Barumviye hari burya isuku igira isoko. Numva nshobora gutumira umuntu hari akavido ka litiro imwe y'ubushera nkamubwira ngo ngwino mu rugo nkabazana ari batanu. Twahagera mu rugo, abo mu rugo bakambwira bati saba abantu zanyura bakiriza ikintu tujye gusengera kandi arako kare gahari. Rimwe na rimwe ntayo mfite. Hari ibintu utakwibuza kuko ariko bimeze muri wowe. Hari ibyo utakwibuza. Reka mbabwire, ntuzibagire. Araza mama ati none ibyo hanze urabitanze ugeze no mu rugo, reka ne kubitindaho. Igihe kiragera, kubera ko data yahaye uwo muntu inka atamukunda bitewe n'amateka y'ubwo buzima n'ingengabitekerezo zariho muri icyo gihe. Umugabo arangije aragenda arigamba ku kabari ati iriya mbwa, ndabivuga mu izina ryayo, y'umututsi yamaye inka ntayisabye, ngiye kuzayihima nyiture ikintu kidasanzwe. Arabivuga ariko ntibyagera kuri data, atuma kuri data ati rwose ndashaka kuzakwitura, reka byihutemo. Igihe kigeze cyo kumwitura, aramubwira ati niteguye kuza kukwitura. Ahita amushakira ihene y'isekuru. Shobora kuba utahise wumva ibyo ari byo. Amushakira ihene y'isekurume. Ubundi mu Kinyarwanda ahantu hari umuco, nta muntu witura undi ihene cyangwa ngo amuhe ihene, ahubwo hari ibintu bibiri mu muco wa Kinyarwanda bifite agaciro ngiye kubabwira. Icya mbere ushobora kwitura umuntu cyangwa ukamuha ni icyitwa iki? Abakuru, intama. Icya kabiri ni iki? Isuka. Abato mu byumve, isuka ihagarara ikintu gikomeye mu muco nyarwanda, nubwo hari aho tujya gusaba bakayaba. Muri iyi minsi nyine iterambere arawujyana bati wituraga isuka, ariko reka mbabwire abantu baribagirwa muri covid isuka niyo yari ibahatse.
abasirimu twese twaraparikaga n'abafite amamodoka bagaparika, umuhinzi akamanuka hariya kuri Nyabarongo ahetse isuka ajya mu gishanga n'igitiyo, nibyo nina hari ko byagendaga, akanyura ku bapolisi n'abasirikari, hari uwamuhagarikaga utazi ikimuhatse areba ibintu bya papa we kwakunda isuka n'abicaye hejuru iriya bagenda mu byogajuru batunzwe n'iki? Isuka. Iyo uyihaye umuntu burya umuhaye ikintu gikomeye. Nta muntu witura undi ihene. Arangije data amuhaye ihe ebyiri n'amata amwitura ihene. Data nawe arangije agira umujinya aravuga ati naguhaye inka none umuhaye ihene, ati gumana ihene yawe irakaguhenera wenyine. Nawe abaramwemeje ngo kuko umunyabyaha ateye. Kwibagirwa waguhaye amata ukamuha ihene. Icyo nshaka kuvuga cyane inshuti zanjye, birashoboka ko iri torero ry'Imana rya hano ryaba rigeze ku rugero rigatsinda mu busonga, ariko abituye Imana ibifatika, ibizima, ibyuzuye bakaba ari abantu 10 cyangwa 20, abandi mwazanye ihene kandi inka muzifite n'inyana zazo n'amata. Abafite ugutwi kumva nimwumve iby'umwuka babwiye. Hari ibyo najyaga mbona Nyiramapore ajya guterekera bakabaga ihene, babaga ihene agafata utunyama tw'udushito akajya mu ziko ngo agiye guha abakurambere ashitira agashito ngo abakurambere atazavuga yuko bari ihene babimye. Kuri agashito akira Nyirabashumba, akira Kariyonga, akira Muhatsi, akira Mutarutwa, agafata inzoga akajya ashyiramo umuheha, akuramo inzoga asoma ajugunya ibitonyanga muziko igicuma bakakigotomera kikamarukira mu nda, abazimu bakabaha utwo tunanga. Hari igihe umuntu avuga ngo sinabura mu bandi, sinabura muri resi, sinabura mu itsinda ryanjye, akazana intonorano n'udushitu, itsinda rikazamuka, ariko uracyafite ikibazo. Nubwo wagaragaye mu bandi uracyafite ikibazo. Bitekerezeho, ntabwo nshaka kubitindaho cyane. Ntuzibagirwe iyaguhaye amata. Haleluya. Ntuzibagirwe wa wundi wakurinze muri bya bihe bikomeye. Hano hari abafite ubuhamya bukomeye burenze ubwanjye. Imana yakoreye ibikomeye, bashobora kujyana n'umunyezaburi wa Zaburi 126 bakavuga bati Uwiteka yadukoreye ibikomeye, rero natwe tugenje gute? Turishimye. Hari abari bagiye guhana n'inda kwa muganga, none murakikiye. Imana ihimbazwe. Hari abasenze basaba Imana kana, ntabwo bintera isoni. 46 ndayihiritse, ndacyari gutegereza, ariko nababwiye ko menya bigiye guca amahari. Ndizeye, ariko ndacyari muri Daniel ngo naho itabikora nzagumya nyiringire. Hari n'ibyo tutazabona bitewe n'amateka y'ubuzima, ariko ubugingo buhoraho burabirenze. Ukabugize umugisha uyu munsi wa none, ukaba warasabye Imana agahungu n'agakobwa, ukaba ukikiye, byagera mu kwezi kw'imigisha ukazana intonorano. Nshuti ya Imana yaguhaye icebe ry'amata, iguha inka n'inyana yawe, ariko uri gutanga intonorano. Bizubaka umurimo w'Imana, itorero rizamuke. Ndashaka kubabwira inshuti zanjye, urugero rwacu rwo gukiranuka si urugero rwa miliyoni n'igice itorero riba ryaduhaye, ahubwo urugero rwo gukiranuka ni ugukiranuka k'umuntu ku giti cye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ujye ukiranuka ugeze mu gupfa, Imana izakwambika ikamba ry'ubugingo. Si urugero rw'itsinda n'itorero, ni urugero nk'urwo Kristo yaduhaye. Yasize byose. Mbifurije kubana na Yesu nk'uwawe ku giti cyawe. Twifurije gukunda Yesu nk'uwaguhaye byinshi tutabara. Nubwo ibirundo birangiye, gukiranukira Imana niko uzahagarare muri wowe. Nubwo ibirundo birangiye, umurimo w'Imana ntuzahagarare muri wowe. Hari ingororano Imana igiye kuzaha abana bawe. Ndashaka kuba arizo nsoreza, maze numara kunyurwa n'urwo rukundo rw'Imana yagukoreye, uzafatanya n'uyu muririmbyi uririmbe ngo nzasingiza urukundo rwa Yesu wambambiwe. Yemeye kumanuka azana no kumfira,
Yesu yambabarijwe ntarushye agenzane mbabara yahoze ansabira ntaramenye iyo bijya urukundo rw'Imana mbega ngo rurangiza ibyaha byanjye byose bikantamururwaho. Haleluya. Nta cyiza na kimwe nigize nkorera uwo mwami wankunze atyo, none maze kwemezwa n'ibyo rukundo yankunze. uyu muririmbyi arahimbarwa ajya mu mwuka aravuga ngo none mwana nanjye nguhaye ibingana iki. Ababyumvise mutane nguhaye byose. uyu muntu yamaze gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera muri iyi ndirimbo. muri iyi minsi izi ndirimbo ziri kuryohera zigahuza na Bibiliya. ni ibintu bitabekiranye byose, indirimbo yose iruzurira muri Bibiliya. maze arangira avuga ati mwami maze gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, maze kumenya ko isi n'ibiyuzuye byose ari ibyawe, nanjye nguhaye ubusonga. hari igihe ujya kuvuga abantu bakababara mu mutwe, ariko ubusonga buraryoshye. reka mbabwire, niba hari ahantu ho kunezererwa ni mu busonga. ariko aho uwo mwuka utaragera, reka mbabwire, twamaze gukorera Imana kudeta. kimwe mu byaha nasomye amagambo mu nyandiko zitwa Inoweti yanditse ku gitabo cyitwa Impano z'Umwuka Wera ku rupapuro rw'186 handitse amagambo avuga ngo icyaha gikuru gikomeye ku isi kuruta ibindi. icyaha gikuru gikomeye ku isi kuruta, murashaka kukimenya? baranditse ngo ni icyaha cyo kwibagirwa umuremyi wawe. kwibagirwa se murumva atari akantu koroshye cyane, ariko ngo kimwe icyaha kirenze gusambana, icyaha kirenze gukuramo inda, icyaha kirenze jenoside, icyaha kirenze kuroga, icyaha kirenze bya byaha mwita inkoraruguma bikomeye kuruta ibindi kandi gikuru ku isi ni icyaha cyitwa kwibagirwa iki. kandi icyigisho cyacu kiravuga ngo ntuzagenze ute, ntuzibagirwe. baravuze ngo aho umuntu yamaze kwibagirwa Imana ahita ajya muri uyu murongo ngiye kubabwira. murasanga bifata benshi hano, umwuka naturondora atari nk'abarokore twemere kwihana. uzasanga umuntu bavuga ngo inzu yanjye, inka yanjye, ihene yanjye, umwana wanjye, umugore wanjye, amafaranga yanjye, ihene yanjye, imodoka yanjye, moto yanjye yagize ikibazo, korari yanjye, urusengero rwanjye, no kudeta no mu nzu y'Imana rwabaye urwacu, amafaranga yanjye, ibintu byose. iyo mvugo yitwa inarijye mu mahanga bahise ngo ni nafuse. iyo narijye nge abo turi kujyana, hari Imana muri kumvamo, hari Imana irimo. inzu mwuzuze inzu, urusengero, korari, imodoka, umurima, urutoki, ibiti, abana, umugore, umugabo, hari Imana irimo, irahari. yani magambo twamaze kuyikorera kudeta kera, turayimura abari twebwe duhinduka Imana. nicyo bivuze. ariko icyo Bibiliya itubwira muri Zaburi ya 24 haranditse ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyande, ni ibya papa. Haleluya. isi n'abayirimo ni ibyande, ni ibya papa. ndetse ngo n'inyamaswa z'ibirarashyamba zose ni izande, ni izande. ubwo isi n'ibiyuzuye n'umugore nawe arimo, n'umwana, n'amafaranga, n'umurima, ubwo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyawe. yaraduhaye cyangwa ntiyaduhaye? ababimbuzi hari indirimbo baherutse gusohora vuba nshyashya ivuga ngo yaraduhetse itwa mbutse imisozi na 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 imyaka yose na 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 Imana yacu irakomeye. niba narayize ndamaze, ariko muze kuyireba.
muze kuyireba iyo ndirimbo iravuga ngo yaraduhetse twambutse imisozi iragenda itunyuza no mu bihanamanga. Imana yacu irakomeye, ababyumvise mutamena. Mbese hari icyo itadukoreye? Maze Pawulo amaze kunyurwa ngane ku musozo, Pawulo amaze kunyurwa n'urwo rukundo, amaze kwitakariza icyizere. Isomo badusomeye ryo mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyesalonike mu gice cya 5 ku murongo wa 18 aravuga ngo abamaze kumenya ko iyo Mana ari itubeshejeho, ariyo dukesha uyu mwuka, ariyo dufite ibyo dufite byose, ariyo bikomokaho, barenga ibibazo bafite muri ubu buzima. Maze arangira bati nuko rero bana b'Imana, mu biho byose mujye mugenza mute, mujye mushima, kuko ari byo bibakwiriye muri Kristo Yesu. Kuri iyi sabato mbifurije kwibuka Imana, mbifurije kwibuka ibyo Uwiteka yadukoreye, mbifurije kwibuka imigisha Imana yaduhaye, mbifurije kwibuka uburyo bwose n'uyu mwuka turi guhumeka tudacometse bomboni ko ari Imana tubikesha. Maze dufatanyirize hamwe mu miryango yacu, turemirize amavi hasi tuyishima, mu rusengero tuyishime, aho dukorera tuyishime. Imana muri twebwe nayo muri twe ishimwe rizamuke rigere ku rwego yifuza ko rugeraho. Twe kubaho nk'abadafite Imana, ahubwo tubeho nk'abari kumwe n'Imana, kandi hirya y'ibyo hari ubugingo buhoraho. Ndabatura amagambo ari hano umwuka w'ubuhanuzi, paje 517, paje 517 mu gitabo cy'inama ku busonga, paje 317, pardon, paje 317. Nifuza ko aya magambo tuyasangira, ariko reka duhere paje 313, paje 313. Reka nyakomozeho minota 42 nekuza kurenza 50. Amagambo paje ku cyigisho cya 67 ni amagambo avuga hagati ku paragrafi yo hagati ku cyigisho cya 67. Reka mbabwire uko yanditse. Haranditse ngo ku paragrafi yo hagati, buri murasire wose w'umucyo twohereje ku bandi, kubaki buri murasire wose w'umucyo twohereje ku bandi urakimirana, maze ukaboneshereza imitima yacu. Yani magambo, buri murasire w'umucyo w'ubutumwa bwiza tujyanye ku bandi dukoresheje impano zacu, dukoresheje imitungo yanyu mutanze, mukayikuraho kandi ibibazo bijojoba, mukayikuraho kandi minirivare z'abana zimeze nabi, mukayikuraho kandi amakereda bamereye nabi. Reka nongere ngo Imana ibahumurire. Iyi migisha yose mwikuyeho kugira ngo mutange, uyu murasire uzagere ku bandi. Iri torero si uko mukungahaye, ahubwo mwigomwe. Uyu murasire, inyandiko iravuga ngo uyu murasire dutanze kugira ngo ugere ku bandi ubutumwa bwiza, uragenda ukabageraho, wabageraho ugakibirana ukatugarukira, imigisha ikatugarukaho. Ababyumvise mwongere mutamene. Reka mbabwire, Bibiliya iratubwira ngo gutanga kuzana umugisha kuruta. Amasomo y'amagambo araryoshye, tuyakoreho deseri yo ku isabato twitaye. Nuko yavuga ngo buri murasire w'umucyo wose twohereje ku bandi urakimirana, maze ukaboneshereza imitima yabo. Buri jambo ry'ubugwaneza, haleluya. Hahirwa abagwaneza, Matayo 5. Hahirwa baki? Reka mwiyumvire iyi deseri yo kuri isabato. Isabato y'ubutabazi se ibaryohere rwose. Buri jambo ry'ubugwaneza, buri jambo ry'impuhwe ribwiwe umuntu ushenguwe n'intimba. Se turabana nabo, dusengana nabo, duturanye nabo, barashize. Buri jambo ryose ry'ubugwaneza, ijambo ry'impuhwe ribwiwe umuntu ushenguwe n'intimba, buri gikorwa cyose kigamije gufasha abarengana, n'Imana yose itanzwe kugira ngo ikemure ibibazo bya bagenzi bacu, bikaba bikozwe hagamijwe guhesha Imana icyubahiro, bituma nyiri ukubikora ahabwa imigisha. Buri jambo ry'ubugwaneza, ijambo ry'impuhwe, ijambo ryo
guhumuriza no gukomeza ribwiwe abandi bari muri ako kaga bafite imitima ishengutse ngo Imana iraribireba ikavuga ati ubwo wafashe igihe cyo guhumuriza abandi no gukomeza abandi, nanjye ndaba mu ruhande rwawe, nzakubera Imana, nzagusubiza, nzaguhumuriza, nzagukomeza. Kuko umwana dusomeza muri Yesaya 43, nzakuba hafi, nuca mu mazi ntazagutembana. Ibyo ni ibigeragezo birimo iby'umuriro ntibizagutinyishe, ibyiringiro by'umugisha bizatuma uhita mu bigeragezo, nibyo bizakweza usigara utungana. Imana igatanga isezerano. Nshuti zanjye, aya magambo yaranyubatse nawe akubere ayakubaka ubuzima bwawe. Abantu bakora batyo bahumuriza abandi, babubahirije amategeko y'Imana, kandi bazashimwa n'Imana. Umunezero uterwa no kugirira abandi neza uzana umucyo mu bitekerezo byacu. Umunezero uterwa no kugirira abandi, mbese abaraha iyo ugiriye umuntu neza, niyo ari cya giceri umuhaye mu nzira ukakimuhereza akakubwira ngo Imana iguhe iki, mbese wumva umutima wawe ukeye. Ndaje mbabwira amagambo ari hano hepfo, sinubiyasome yose ariko arakomeye cyane, ngo iyo duhaye abantu umucyo w'umutima uracya, bikatuganisha mu gukira indwara z'umubiri. Ababyumvise mutambe ngaye magambo, ngizi indwara zatwishe nizo guhora turabasirike, nizo guhora tutagirira abantu neza. Iyo tugiriye abantu neza umutima uracya, abasirikare b'umubiri bakiyongera, maze indwara zagombaga kutwataka zigasanga abasirikare bakomeye, zikabura aho zinyura, tukagira amagara mazima. Mbega umuti utangaje, mbega umuti Satani yatugeze atsindwa mu izina rya Yesu. Ubiza watsinze ibirunda ahangaha mwatanze ukuntu umunezerewe. Uzi kuvuga ngo abandi batsinze mu itsinda, we nta kintu wakoze, uba ufite ipfunwe ukumva ntushaka no kuvuga, ariko abandi baserebuye, nkabona hano barahagurutse barabyinnye, abamifemu mbona barirutse, mbona bakubisemo ikinanda, mutindiriti mbona abantu baraneze. Buriya bari bari kwivura indwara zakize cyane. Yewe mbega ngo Satani aratubuza imigisha, atsindwa mu izina rya Yesu. Gukora neza bituzanira ubuzima. Reka mbabwire aya magambo yaranejeje ndayasirinya. Hepfo gatoya baranditse ngo kandi abo bantu bazashimwa n'Imana. Umunezero uterwa no kugirira neza abandi uzana umucyo mu bitekerezo byacu. Sibona rigeze maze bikarema imbaraga, bikarema iki? Bikarema imbaraga ikangura imyakura. Abaganga muri aha mugafata ikangura iki? Imyakura, ku buryo byihutisha amaraso kugira neza, byihutisha amaraso mu mubiri, kandi bigatuma imbaraga z'ibitekerezo n'umubiri bikora neza. By'ingaruka yo gukora neza. Yewe reka mbabwira ari hepfo ukuntu aryoshye. Hepfo gatoya baravuga ngo ku kagingo kavuga ngo umugisha ukiza indwara uturuka mu kugira neza. Nibyo nari ndi kuvuga mu kanya. Kugirira n'impuhwe ikagucike. Kugirira n'iki? Kugirira n'impuhwe, kuba hagati y'ubwenge n'umubiri kurakomeye cyane. Iyo umwe muri iyo migabane ugize ikibazo, undi mugabane uratabara. Uko ubwenge bumerewe bifitanye isano n'uko ubuzima bw'umubiri buhagaze. Epfo gato, intekerezo zituje, mwige gutuza, mwige gutuza. Imijagararo yabaye myinshi, n'ibitujagarika ni byinshi, sibyo? Ntibihari, ariko mwige gutuza. Reka mbabwire intsinzi. Iyo ufite ibintu byakujagaritse mu mutwe, uwo ni umuti nanyoye kandi waramfashije, ukifatira indirimbo ukajya mu cyumba. Hano ku rupapuro rwa mbere rubanza rw'indirimbo baranditse ngo indirimbo zirukana abadayimoni. Ababyumvise mutamena? Mu bihamya byitara umuzingo wa kabiri ngo indirimbo zirukana baki? Ngo iyo turirimbye abadayimoni bagenza bate? Impamvu batwatatse mu miryango nuko igicaniro cyo kuririmba cyagenje gute? Cyarazimye. Abadayimoni baratwigaragura, buri wese azavuga agacuho, jya kuryama ukwe, igicaniro kirazima, abadayimoni basigara bayoboye. Ariko narasomye ngo iyo dufashe igitabo cy'indirimbo tukaririmba abadayimoni bagenza bate? Ni mu byizere kuko byandikishijwe n'Imana. Ahubwo mwirukana mu badayimoni, mwe kujya gusaba abarokore ngo babirukane abadayimoni, ahubwo mufate indirimbo muririmba abadayimoni baragenda. Amen. Uyu muti rero, igihe hari ubabaye ugafata indirimbo ukaririmba, utangira indirimbo ya mbere ubabaye, ugatangira igice cya mbere, muzabyumva
Satani yamaze kuziba abantu, abafunga umunwa, bateza ikiziba akanwa cyo kutanezerwa no mu nzu y'Imana, bakaririmba abantu bashinze amenyo ku yandi. Uko waje urwaye ugatahana ubwo burwayi, abaririmbye bakanezerwa mu rusengero bataha bumva hari icyakize. Abo badayimoni bafunze abantu hamwe henshi bajya guturisha bagashyiramo ibyuma ngo hari ibyo baririmba, kuko abantu Satani yaravuze ati bajya baririmbisha ibyuma bafunga umunwa bataha indwara zabo zigakize. Iyo uririmbye umutima urafunguka, imyakura igafunguka, amarangamutima akazamuka. Wabona uri hirya baririmba ati nta ndaririmba maze ndazamura soprano, ukumva amajwi araryoheye mu mutwe, ukumva hari ibintu biri kugenda byeyuka. Baririmbye nibo babizi. Harageza muri repetition wasiritse ukanavuga ati ngiye nta nubwo ndi muririmbe ngewe numva nimereye nabi. Bakaririmba igice cya mbere bakubitamo akananga, baririmba icya kabiri bakabona urahagurutse nawe urasodotse, nibyo ugatangira kuvuga ngo nayo indirimbo ko turayirepeta. Kubera yuko yamaze gukira, indirimbo zirimo umuti, maze ukaririmba. Wamara kuririmba urangiza igice cya mbere wumva bitari biri kujya mu cya kabiri, ukumva bigiyemo cya gatatu. Warangiza indirimbo warababwira tugiye kuririmba igice kimwe cy'indirimbo dusenga. Ubwo ni ya minaniro yaducanze, tugiye kuririmba igice kimwe cy'indirimbo dusenga. Mwaririmba kimwe ukumva ikindi kirisutse. Nimba usunika ibyo bintu ni Umwuka Wera. Ukumva ikindi kiraje, ukumva icya kabiri kiraje, mukayirangiza utireka turirimbe n'ingi, ukibagirwa igihe n'umunaniro kuko Yesu yahageze. Mbega Satani baratwambura ibirimo imbaraga, yatwamuye hari umunezero. Wamara kuririmba mwapfukama mugasenga. Iyo hakurikiyeho gusabana imbabazi bitagenze neza uwo munsi, uryama wumva ufite umutima ugenje ute? Utuje. Umutima utuje ni umuti mwiza, siko biri tubwira ngo ariko umutima ubabaye utera iki? Murwanye kubabara, mwegera Imana, mwegera aho imbaraga ziba. Ntimwibagirwe ibihe byo gusenga, ntimwibagirwe ibihe byo kubana n'Imana. Muzongerwamo imbaraga, muzagira umunezero w'agakiza, Imana ibibashoboza. Maze uyu mwanditsi arangira aravuga ngo iyi ntekerezo zituje zigende gute? Zituje kandi zikaba zishimye, bitewe n'uko nyirazo atekereza ko yakoze neza uwo munsi, kandi akaba anejejwe n'uko yatumye abandi banezerwa. Bizarema ibyishimo muri we, kandi ibyo byishimo bizazana ingaruka nziza mu mubiri wose uko wakabaye. Bituma amaraso ye atembera neza, kandi umubiri wose uzagubwa neza. Umugisha w'Imana uzakiza indwara, kandi abantu bagirira abandi neza ibihe byinshi bazabona neza ko iyi migisha itagira akagero izaba mu mitima yabo no mu mibereho yabo ya buri munsi. Kuri iyi Sabato nongeye kubifuriza abazi kugira neza mwongere umwete mwinshi, abatagiraga neza Yesu abigishe kugira neza, kugira ngo mubeho mufite ibyiringiro mu mitima yanyu, mugire amagara mazima. Ikirenze ibyo tuzabona ubugingo. Hari ingororano Imana igiye kuzatanga ku bameze batyo. Paje 317 ingana ku musozo, paje 317 ku cyigisho cya 67 hari amagambo avuga ngo gusangira umunezero n'abacunguwe. Vuba aha ngaha tugiye gusangira umunezero n'abacunguwe. Baranditse ngo hari ingororano yabikiwe abazi ko hari ingororano yabikiwe abakozi binjira muri uyu murimo batizigamye. Abayumvise mutame? Kandi bakaba batarangwa n'ubwikanyize. Kandi hari ingororano zibikiwe abatangana umutima ukunze, kugira ngo bazashyigikire umurimo w'Imana. Abagaragaza imbaraga muri uyu murimo na ba bandi batanga ku butunzi bwabo, kugira ngo bashyigikire abo bakozi bakorera Imana, bazasangira ingororano. Abo ni abanyarukoma babikoze, bazasangira ingororano yabikiwe abakiranutse. Mwese intsinzi y'iri torero ihinduka intsinzi ya Yesu mu mitima yacu, atsinda ibyaha no kugira nabi, adutsindishije aduha imbaraga yo kugira neza. Ngo n'indi mirimo yose y'itorero isigaye Imana dushoboze kuyikora neza. Hari ingororano nshuti zanjye tugiye kuzahabwa. Mbega umunezero! Hano baranditse ngo igisonga cyose gikorana ubwenge mu butunzi cyaha kizinjira mu munezero wa shebuja. Mbega uwo munezero ni uwuhe? Bashyizeho akabazo. Aravuga ngo mu buryo bw'ubwo ndababwira yuko mu ijuru imbere y'abamarayika b'Imana haba umunezero mwinshi y'umunyabyaha umwe yihannye ku bw'impano zacu. Abasaba barahinduriye imitima y'abantu gukiranuka bazashimirwa na Yesu. Haleluya.
kandi bazahabwa umugisha wera, bazifatanya n'abazaba bari mu byishimo byo mu ijuru, maze uwo munsi bazahanika indirimbo bishimira umusaruro uzaba utashye mu ijuru. Mbega umunezero uzaba mu ijuru igihe abacunguwe bose bazaba bahuye bagateranira mu nzu bagateranira mu mazu meza yabateguriwe. hariho agatangaro. Mbega umunezero uzagirwa n'abantu batanze batizigamye, abakozi bataranzwe no kwikunda igihe bakoranaga n'Imana umurimo wo kwama ku isi. Mbega umunezero buri musaruzi wese azagira igihe ijwi rya Yesu rimeze nk'indirimbo rizavuga aya magambo ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, nimuze mwinjire mu bwami bw'abatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, nimwinjire mu munezero wa shobuja. Kuko nari nshonje murangaburira, nari mbuze icyo kunywa mumpa icyo kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe muza kunsura. Abantu bazahindukira bwate mwami twabikoze ryari? Ni ryari twabikoze? Yesu azahindukira bwate igihe mwari muri mu cyiciro cy'ubutabazi, muri gutanga amaturo, igihe mwari muri gutanga ibirundo, igihe mwari muri gutanga amaturo y'amateraniro makuru. Yaragiye abwiriza ubutumwa agera mu bihugu by'Abarabu, barakizwa babonye ubugingo. Bageze hano igihe mwagemuriraga babandi b'abaturanyi banyu mukabatiza, mukabaha umubyizi mukabafasha muri za nzira zose, Yesu azavuga ati ninjye mwagenje gute? Mwabikoreye. Maze ababwira ati nimwinjire mu munezero wa shobuja wabatunganije uhereye ku kuremwa kw'isi. Amagambo nasomye mu gitabo cyitwa umurimo wa gikristo gishyashya dufite ubu ngubu, aha amagambo ateye ubwoba avuga igice cya Yesaya 53 banditse ngo idini Imana ishima nifashe imfubyi. Haleluya! idini Imana ishima niyita ku bapfakazi. Reka mbabwire amagambo nasomyemo akantera ubwoba. Ni umucyo mushya. Ibi bitabo biri gusohoka birimo imiti isharira, biradusaba kwinywa nubwo ibanga tubangamiye. Iyi miti irimo hano iradusaba kwinywa. Hano harimo amagambo avuga ngo ntidukwiye gukora ibitaramo, tubwira abantu ibitaramo bya fundraising, tubwira abantu ngo nimuzane amafaranga mu bitaramo. Uyu muti urasharira. Ngizi inyandiko uteye ubwoba ngo ahubwo abakristo buzuye umwuka wera itora rikwiye guterana rikababwira iki itora rigenda kugeraho. Haleluya! Buri wese, buri mwizera wese guhera kuwa mbere agatanga n'utu twana tugatanga twese muri uru rusengero tugataha twandikije nta gitaramo kibaye. Intsinzi y'igitora ryifuza kugera aho cyagerwaho. Abayobozi b'itora bagahaguruka bagatumira amakorari bakazana igitaramo, ibitaramo bikaza bije kubyina intsinzi yo gushimira Imana yuko yakoresheje abizera. Iyo mubyumva muvuze ngo amen. Noneho bakazana ibitaramo tugatarama tukanezerwa dushimira Imana ibyagezweho. Uyu muti se muzemera ko urasharira urimo muri icyo gitabo. Muzi ko najyaga ntinda, reka soze kuko uyu muti mwivuga buto, nanyo uyu muti mwivuga buto umbwira ko nanjye ndi kwiyangiza kubwiriza isaha n'igice. Ubu rero Imana nanjye kwiye ko nabandi kugenda nkatura ibimamweje bundi nabwirije 35 mwivuna cyakoze ndahirika isaha n'iminota 10, isaha n'igice nkagabanya, ndi kugenda ngabanya. Ubwo nanjye ndi kugenda nk'umuti, ariko biranasharira kugira ngo uva aho wari uri ukagera ukamanuka. Bisaba kwihana. Imiti iri gusharira. Muri icyo gitabo umurimo w'ubugiraneza bavuze amagambo akomeye. Reka nsoze kugira ngo nubahirize iyo gahunda. Baravuga ngo abakene, niko cyanditsemo, abakene si bo bakwiye kuza kudushaka ngo tubafashe. Yesu ashimwe. Ngo ahubwo twebwe tugira icyo tubarusha, nitwe tugomba kwibwiriza tukabasanga tukabafasha batadusaba. Uyu muti muremera kunywa kusharira? Dutegereza abandi baza badutegera ituganza. Menya umuturanyi wawe ikibazo afite, uhaguruke ubusange umuhe icyo akeneye. Niko handitse. Barongera barandika ngo abapfakazi bo mu itorero
umuti kusharira abaki abapfakazi bari n'imfubyi. Umwana bamwirukane turi urusengero mwana gutya bamwirukane kuko bamwirukaniye umucyo w'isabato yakiriye ku ishuri, bamwirukana ahagaze mu mahame y'ibyo twizera. Twebwe mu rusengero turi kubirya tukabimena tukaririmba haleluya tuzajya mu ijuru amagare tuzayagendaho. Arewe uwo mwana birukanye azize ihame ni bande bakorera bushake baraha bakagira ishyaka bati mwana tugushyize mu ishuri genda wige Imana izishakira igitabo. None si byo dupfusha ubusa n'ibihe abanywa se bamwirangana iki? Ibi ntibyashoboka abantu bari mu mubiri, ibi byashoboka abantu bibutse urukundo Imana yabakunze, urwo rukundo narwo bakarukunda izo mfubyi, bakarukunda abo bapfakazi. Barandika ngo Imana yadushyize ku isi ngo nawe ari wihagarariye, ngo abakene abapfakazi imfubyi indushyi ngo bakwiye kubona Imana binyuze muri twe. Ababyumvise mutamenya bakwiye kubona Imana binyuze ubwo duhagaze mu cyimbo cy'Imana. Hano muyasome niko avuga muri iki gitabo cyitwa Ibihamya by'itora umuzingo wa 3 gishyashya, uwo muti paje 412, niko avuga ngo abisi bakwiye kutubona mu ishusho y'Imana ari twe duhagaze mu cyimbo cy'Imana. Abantu bakaza badusanga bakavuga ngo uyu munsi nagize iki? Ntimujya mubyumva se ngo uyu munsi nagize Imana? Ntabwo mubyumva? Uwamufunguriye uvuga ati uyu munsi nari mfite ikibazo cy'ibihumbi 2 none nahuye n'umuntu, uyu munsi nagize iki? Burya yahuye n'Imana inyuze muri wowe. Imana iri kumwe natwe, Emmanuel muri wowe barabona Imana. Kuri iyi sabato Mwuka w'Imana kugirira neza, Mwuka w'Imana kwambika urukundo, Mwuka w'Imana kwambika imbaraga zirenze izo ufite uyu munsi, Mwuka w'Imana akongereye gukora neza ku byo wari usanzwe ukora neza, Mwuka w'Imana akongerera imbaraga zo kwiga gukora neza kutari ubizi, maze Imana itubashishe kutayibagirwa. Nyuma yo kumenya ko Imana ariyo dukesha byose, iturinde kwibagirwa abaturanyi bacu, turinde kwibagirwa abo dusengana, turinde kwibagirwa abo tubana mu muryango, turinde kwibagirwa imfubyi twasigaranye, turinde kwibagirwa abafamiye. Yemwe bagore mubuza abagabo banyu kugirira neza abo bashatse, aho mwashatse bagabo mukabuza abagore banyu kugirira neza aho mwabakuye. Imana ibambike umutima w'urukundo, mwibuke ko iyo miryango namwe kibareba. Tugirirane byose neza, mu bibaho byose duhore dushima, tunyurwe n'ikijuru ryadukoreye. Nitumara kunyurwa n'ikijuru ryadukoreye, kunyurwa bigaragarire muri twe, urukundo rw'Imana rudusabemo, maze byinshi itorero ryagezeho, byinshi itorero ryifuza kugeraho, Imana yongeremo imbaraga ngo tugire ibyiringiro mu bizima by'abazahabwa ingororano ubwo Kristo azaba agarutse, abahinduriye benshi kuba abakiranutsi. Njye namwe tuzabonekemo twese hatabuzemo n'umwe. Kuri iyi sabato niko gusenga kwanjye nanjye mbibasabira, Imana turinde kwibagirwa, iduhe kwibuka uwatugiriye neza, natwe dushoboze kwibuka ibindi bikwiriye mu izina rya Yesu.